Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ngingo ikomeye, ingingo ivuga ku kubabarira uwakugiriye nabi. Iyo uri mu rugendo rwo gukira ibikomere, iyo ushaka gukira ibikomere wabayemo, gukira ingaruka z'ibintu byakubayeho, ni ngombwa ko ugira umwanya wo kubabarira uwaba yarakugiriye nabi, uwaba yaratumye ugira ibikomere ufite, kandi ukamubabarira ubikuye ku mutima kugira ngo ubashe gukira neza. Rero kubabarira umuntu wakugiriye nabi ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu yapfa gukora ako kanya, mu gihe akibabaye, mu gihe agifite ibikomere bijejeta. Kubabarira ntabwo biba byoroshye, ariko iyo igihe kigeze ukavuga uti ndumva nshaka kwikuraho uyu mutwaro, ndumva igihe kigeze ko ndenga ibyambayeho kugira ngo mbashe kubaho ubuzima nishimiye, kugira ngo mbashe kubaho ubuzima nifuza, kugira ngo mbashe kubaho nishimye, ni ngombwa ko ugira ubutwari bwo kubabarira umuntu wagukomerekeje. Rero ukuntu bikorwa, ni ibintu umuntu ageraho ku giti cye, nta wagufasha kubikora kuko biba bigomba guturuka muri wowe, kandi ukabikora ubikuye ku mutima. Rero iyo ubashije kubikora ukababarira umuntu wakugiriye nabi, icyo bikora biragufungura, bikaguha umwanya wo gukira bya nyabyo, bikaguha umwanya wo gukira udagifite inzika kuri uwo muntu wakugiriye nawe, bikaguha umwanya wo gukira utakimufitiye inzigo cyangwa se utamwifuriza nabi. Burya uguhora kwa nyako ni ukw'Imana. Iyo bihariye Imana ukavuga uti uyu muntu ibintu yankoreye ntabwo ari byiza, umuntu ibintu yankoreye ni ibintu birenze kamere, ariko mbihariye Imana, we n'Imana ye bazareba uko babigenza birenze ubushobozi bwanjye, ngenda mubabariye. Wa muntu rero iyo umubabariye ni wowe bigirira akamaro kuruta uko byakagirira wa muntu. Reka dufate nk'urugero, wenda ushobora kuba warakundanye n'umuntu mukabana, uzi ko ari umuntu mwiza yarakwiyeretse neza, ariko mwagera muri rwa rugo ukamubona ukundi kuntu, akakumerera nabi bishoboka, ku buryo utangira kwibaza niba ari wa muntu wari uzi mbere yuko mubana, cyangwa se niba ari uwundi muntu, mbese bikakuyobera, akagufata nabi ku buryo gushoboka, ugasanga ni wa muntu ukwabyuzinga mentally, ni wa muntu ukwabyuza psychologically, ni wa muntu utinyuka wenda akagukubita, mbese akakubanira bibi cyane ku buryo utigeze urabukwa muri cya gihe mutari mwarigeze kubana, bikakuviramo kugeraho mutandukana, kubera ko uvuga uti uyu muntu nkomeje kumuguma iruhande byazarangira wenda anyambuye ubuzima, uyu muntu nkomeje kumuguma iruhande byazarangira amugaje, icyiza nuko namuva iruhande. Iyo ukiri muri bya bintu rero bikuzunguza, yarageze aho rwa rukundo rukavamo urwango, kugira umwanya wo kugira ngo uzamubabarire ni ikintu gifata igihe kinini, ni ikintu gifata igihe cyo kumanza kubyakira, ukabyemera, noneho ukagira igihe cyo kuzamubabarira, kugira ngo nawe ubashe kwifungura, kugira ngo ubashe kugira uburyo ushobora gukira ibikomere yaguteye, utakizitiwe n'uburyo yagufashe, utakizitiwe n'urwango umufitiye, utakizitiwe n'inzika umufitiye, utagikizitiwe n'ibibi byose umwifuriza ko byamubaho. Iyo rero wagize bwa butwari bwo kubabarira uwo muntu, ni intwari ikomeye kuri wowe kabisa, uba wagitsinze, ubona ukuntu ubuzima bwawe buhinduka, hanyuma ukabasha kwizitura, ukaba mu buzima wifuza kubaho. Wa muntu rero iyo wamubabariye, nta nubwo ari ngombwa ko umugarura mu buzima bwawe,
ushaka kumubabarira ukavuga uti nzakomeza wenda mukunda distance, ariko ibyo kugira ngo agaruke mu buzima bwanjye si ngombwa, aho ibyo kugira ngo twongere tugire umubano runaka si ngombwa. Icyangombwa nuko namubabariye nkabasha kwizutura ibibi byose yankizemo, nkabasha kugira umwanya wo kugira ngo nanjye nkire ibikomere yanteye. Rero imbabazi ni ngombwa mu buzima, cyane ku muntu wifuza gukira ibikomere. Aba agomba gutekereza ku gihe azageraho akababarira umuntu wagize uruhare mu bikomere yagize. Ni ngombwa kubitekerezaho, imbabazi ni ngombwa. Ubundi uguhora ukaguharira Imana niyo ishinzwe kuduhorera, ntabwo ari twebwe tugomba kwihorera. Iyo urera ubwo bushobozi bwatsi Imana ugashaka kubyikorera wowe ubwawe nk'umuntu, birangira nawe wisenye, birangira nawe utabayeho ubuzima bwiza, birangira nawe bigusenye, kwa kuba nyine wishyize mu mwanya w'Imana kugira ngo wihorere ibyo abandi bagukoreye kandi nta rubanza nta ruhare wari ubifitemo. Imbabazi ni ngombwa. Niba ushaka gukira ibikomere watewe na muntu runaka, ugomba kugira igihe cyo kugera ukazamubabarira, ukamubabarira bivuye ku mutima kugira ngo mwese mubashe gukira, nawe umubohore kugira ngo abashe gukira icyamuteye gutuma agukomeretsa. Ibyo rero kuri wowe nta nubwo babikureba, niwe ugomba kugira uruhare rwo kuvuga n'akagira igihe cyo kugira ngo abashe gukira ibyamuteye gukora ibyo yakoze. Ariko uruhande rwawe wowe uba wakoze icyo ugomba gukora kugira ngo ubashe kwizitura, kugira ngo ubashe gukira ibyo yaguteye. Uko rero komera, ukomeze urwaze. Niba uri mu rugendo rwo gukira ibikomere, ni ukureba igihe cyo kubasha kubabarira ababa baragize uruhare mu kugukomeretsa, kugira ngo ubashe gukira bya nyabyo. Komeza ukomere, ubane n'Imana, Imana ibarinde. Murakoze.